umuhungu wanyu Sedu nk'uko bisanzwe ni Bambariyo. Murabizi ko twe twiyemeje gukora uko dushoboye ibintu bikageraho bigera. Uyu munsi rero maze iminsi wa mubyeyi mwabonye witwa Metron yahuye n'ibibazo bikomeye, ubuzima buranga, bamusohora mu nzu, ibintu bigenda nabi. Murabona aka gace twajemo sindi umeshoninga izina kubw'umutekano we, ariko ndahamya neza ko ibintu bigiye kugenda neza. Hari ubutumwa rero baduhaye dushimira umuntu witwa Osman Gam from Eritrea uherereye mu gihugu cya Israel. Reka tumushimire cyane kubwo kubona ikiganiro cya Metron, kavuga ati reka mbaho ubutumwa muzagire uburyo mubumugezaho. So twebwe rero ku mugaragaro twafashe icyemezo cyo gufata inzira. Urabona ukuntu hagoye, sigaye aba mu rutoki, sigaye abantu bababaje, ariko itonze ikintu uri bumushimishe mu bushobozi buke Bambariyo aba yabonye ugomba kubumugezaho. So ndihamya ko murabona ahantu turi guca ni ibintu bitoroshye, ibintu bitoroshye kabisa. Ni muri Gobyori kabisa, ni muri Gobyori. Nemeye gufata iyi mihanda yose kugira ngo ibizo bigende neza. Metron twavuganye arambwira ati ndi guhinga ngo nze kureba ko nabona ay'ubugari bwa nijoro, ay'ibirayi. Rero ubu ngubu sinzi kabisa, ndahamya ko dushobora kuba tugiye kumugeraho. Byoroshye. Metron muramubona mu kazi katoroshye kabisa. Amumpere Mike tuvugane. Metron reka nkuzanire Mike tuvugane, cyangwa azamu ko mbona bimeze nabi. Ibintu byarakaze. Se Metron. Oui. Guhinga ni ibintu uzi. Yewe ubuzima ntacyo butigisha wa muntu. Ibintu rero ngira ngo abanyarwandakazi namwe bagiraga abana barye rw'ikinyarwanda muri kureba. Abana barye rero ni ugushaka uburyo ubuzima bw'abanyarwanda bwagenda neza, tugafatanya na leta yacu kubaka igihugu. So twebwe rero nonaha Metron. Oui. Barekeye ahora, rekera utugereho tuganire. Ihangane uduhe iminota mike ntabwo dutinda. Ibintu birakaze. Ni Metron njya murabona aduha umwanya wo kuvugana nawe, twatangira tumubaza amakuru. Metron Amakuru ni meza. None ko tugusanze mu murima kandi waratubwiye ko ubuzima bugenda gake gato. Ubuzima bwaranze, abana babuze icyo kurya, nahisemo kujya gukora umubyizi kugira ngo mbone kugaburira abana. Biva mu guhera cya gihe ubuzima bwahise buhinduka buba badi, kurya nishita, kwishyura inzu, ibibazo n'ibyishi, amashuri. Hano hantu urihingira cyane iwawe? Urihingira cyane iw'abandi? Umubyizi ni w'abandi, ndahinga bakanyishyura ku munsi. Metron uhingira ngahe? Bampa 3. 3 ariko nayo 3 ariko wavunitse. Harya ubu ngo wahereye saa 12 za mu gitondo? Za mu gitondo. Ubu wapatanye? Tari kabisa. 3 guhera mu gitondo uhinguka. Ni ubuzima bangiraga abana babona icyo kurya. Murebe namwe aya amasaha sinzi nababwira, ariko ahageze arakuze kabisa. Amasaha arakuze. Bano umuntu w'umubyeyi ari mu mubyizi, ari mu murima ari guhingira umubyizi. Bitoroshye. Metron. So ejo ndi warampamagaye, urambwira ati ibintu ntabwo byoroshye, n'inzu bari kunsoramo. N'ubu barashyiraho ingufuri mu kanya. Ati n'inzu bari kunsoramo, nta kintu wamfasha. None byagenze gute kugira ngo bagusore mu nzu? Nabuze kwishyura inzu. Nabuze kwishyura inzu, ibibazo byabaye, ibibazo abana, ishuri, kurya. Urabona kugira ngo nemere mfate isuka, kuko nafunze imitwe bikanga kabisa. None ubu ngubu nyoye umubyizi, musanze narindi gusoza. Bakwishyura neza ariko? Hari igihe nyine uyu mukecuru ampaye igiceje akama yandereka amafaranga yarabuze, nabo ntayo baba bafite. Ntakundi. So ndajya mbwire Metron, none ubu ngubu ufitiye gahunda
ko bambariyo rubizi ko ikibereho ni ugukorera ubuvugizi abatafite uburyo, abantu batameze neza nabo bakamera neza, sibyo? None wowe tukugezeho kubera gahunda wari wambwiye ngira ati ibintu ntibyoroshye. Nyuma ya cya kiganiro hari ikintu wigeze ubona, hari feedback waba wigeze wakira? Kubera nta touch mfite abantu barambuze, wabona barambuze ihangane. Sasa ndagira ngo nkubwire inkuru nziza. Yego. Nta birenze ariko ku bw'ubuvugizi bwambariyo riba yakoze, hari ubutumwa bwawe bwatugezeho, turavuga ati turabuzana, sibyo? Hari abantu batishimira ko ubutumwa ubuzana mu ntoki buraritse, ariko mu rwego rwa bambariyo hari uburyo dutangamo ubutumwa cyangwa ubufasha twageneye umuntu, sibyo? Nkaba ngira ngo mbugushyikirize ubwereke abanyarwanda kuri kamera. Biri muraza kubyirebera, uzatanga feedback yabyo, sibyo? Mbere yuko mbuguha cyangwa nze mukwakiriza ideni nkubwira aho bwaturutse, ni ubu ngubu ufate gutya werekane kuri kamera, babyerekane neza. Murakoze we baba, ufate ugaragaza icyo kirango. Murakoze, Imana izabaho umugisha. Murakoze, reka ndebe. Reba nushaka wabureba wenyine, wabureba. Wow, yo Mana we, Imana izabampera umugisha we baba we, mbonye yo kwishyura inzu. Imana ibaho umugisha we. Si ibyo gusa ariko nkikusanga mu murima, nanjye ku ruhande rwanjye, ntabwo icyubahiro arakabaho, yicanira akagira Imana n'umugisha. Abana banjye bonye icyo kurya iminsi. Ndagira ngo mbwira, uriyumva gute? Ndiyumva neza, ndishimye. Urishimye? Murabona ko metro nanasetse bimukoze ku mutima. Nanjye rero ku ruhande rwanjye mu bushobozi buke, nibona ubwo butumwa bwaturutse ahantu hitwa ku muntu w'umunye-Eritrea, umunyagihugu w'umunye-Eritrea niwe wanyandikiye arambwira ngo muri abantu babiri cyangwa batatu, yambwiye ko azanakomeza gusapotinga bitewe na papa siniyicana. Ambwira ko ubwo bushobozi hari uburyo bwawe bwari buhari, n'abandi uburyo bwabo buzaza cyangwa bizaboneka, sibyo? N'ubu ngubu ndagira mushimire, yitwa Osman Gam, uturuka muri Eritrea. Thank you for your support. Mentoroni yakira ubutumwa bwawe. Thank you for your support, Osman from Eritrea. Thank you. Bambariyo iragushimira cyane, we appreciate. Metro, nanjye rero urabizi ko always iyo duhuye nta buri kintu muko, sibyo? Dore njyewe n'ubu ngubu nibushaka bujye kuri kamera, ubwo nibwo bushobozi muhaye, sibyo? Murakoze pe. Ntabwo nushaka gushyiramo. Murakoze, mudukorera ubuvugizi, Imana ijye ibaha umugisha. Ndishimye. Ereka abantu batagira ngo ndi kubeshya. Oya, ntabwo ubeshya rwose, Imana iguha umugisha. Metro rero nta munyarwanda cyangwa wumva ururimi rw'ikinyarwanda ngira ngo wasapotinze Mentoroni, nta nubwo aturuka mu Rwanda, nta nubwo ava mu Rwanda, ntiyumva n'ururimi rw'ikinyarwanda, ariko yabonye ukuntu Mentoroni ameze, muze kureba ikiganiro twakoranye, aravuga ati rwose nanjye ngomba gushyiraho itafari ryawe. Mentoroni, ubwo bushobozi ubonye uri bubukoreshe? Ubu bushobozi feri ya mbere ni uguhita nishyura inzu. Kuko ikibazo cyari kinkomereye ni inzu. Noneho telefone nzaba nyibona. Telefone zabigura. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ni iki wabwira noneho abandi bantu bifuza kugufasha? Dore nta telefone ufite. Nta telefone mfite, ariko abantu bose bashaka kumfasha bose ndahari, kandi Imana ijye ibaha umutima utabara, ikomeze ibakoreremo, mufashe bashe kwishyura ishuri ry'abana. Metro, karame, hari ibintu bibiri tugiye gusezera hano imbere ya kamera za Bambariyo, sibyo? Niba hari ubushobozi cyangwa ubufasha wakiriye, uzajya ugerageza ubukoreshe ibyo bugomba gukora rwose, sibyo? Kubukoresha neza, ubukoreshe neza. N'icyo wabwira abanyarwanda, n'icyo wabwira Osman Gam? Ndashimiye Bambariyo, nkashimira abaterankunga baba bamfashije,
nkashimira n'abanyarwanda bakurikiriye icano kandi bakomeje kumva inyuma. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. murumva ko mentor abasabira umugisha, murumva ko mentor ntako rwose muba mutagize. nawe wifuza kumusapotinga, reka avugire nimero ye hano. ongera uvuge nimero yawe. noneho uretse gato, niba ukeneye gufasha mentor noneho nta support ya touch afite, uyita touch, nta telefone ya smart afite, niba ukeneye kumusapotinga muhamagare, turapininga nimero ye, reka ibabwire 0782 57 04 98 078 0782 yego 57 04 98. nkunda matrone. uwo nkunda matrone. so matrone, ubushize tuganira kuri story y'ubuzima bwawe n'ikibazo waje guhura nacyo, utweretse ukuntu utabasha gukandagira, utwereka ukuntu utabasha kugenda. siyo mpamvu se nahinganye inkweto, ni ukuvanga izi nkweto nizo zimfasha kugenda. izi nizo kamambiri zo mu rugo, izo nizo kamambiri. ntazambaye ntabwo nakandagira. none se matro, bimeze bite? kuki wiyemeje guhinga utabishoboye, aho kugera aho uhinga ni hehe? nabuze icyo gukora, nabuze akazi. ndavuga ntereka nyenda n'ubundi kera najyaga mpinga kwa nyogokuru wanjye, reka nanjye ngende mpinge. ubuzima bwarahindutse. wanze gusaba? nanze gusaba. wanga no kwiba? nanga no kwiba, nanga kwisebya nk'umuntu wabaye umusitari. yewe reka icyo ngicyo nigushimira, sibyo? reka mushimire, mubwire ngo komerezaho, kandi njye mfite icyizere ko ibintu bizagenda neza, sibyo? mantrone akongera akaba mantrone wa wundi utwika. wa wundi utwika, simbizi. siko bimeze? byarakaze. noneho n'icyo wabwira abantu bafite ikibazo nk'icyo, umuntu utabasha gukandagira akaba nta n'aho afite akura, kwihangana yakora iki? kandi akiyakira, agashakisha muri ubu buryo. urabona ko mpinze, mbonye yo kurya abana, ngira n'Imana na bambariyo insanze mu muri birantunguye kandi biranshimishije. ushyira kuri kamera neza biranshimishije ubwo butumwa bwawe. abantu niba unabishaka nabugire, si ngombwa kubukuramo niba bitagushimiye, ariko bugireho neza. ndabashimiye. envelope irimo akantu k'agaciro, iranshimishije. ubu ndaryama sinzire. Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. urakoze cyane. so njye nakubwira aho umunyarwanda uri gukurikirana inkuru, mbanze mushimire cyane, nkubwire ngo wahisemo neza, ariko niba uyibonye ikagukora ku mutima, sinzi matro, byashoboka ko wongera ukabereka igituma utagitwika cyangwa ikibazo cyabaye. byakunda? byakunda. bereka ikibazo ufite, batazajya byemba nanga ko bajyana ifaranga. ikibazo cy'akaguru, murebe ukuntu ameze, murebe ukuntu akaguru nakaberetse. sorry kabisa. niyo mpamvu nyine namugaye, nabaye ikimuga cya burundu. ntabwo wabaye ikimuga, ubana n'uburwayi bw'akaguru. niko bivuga cy'abantu n'ubumuga bwa burundu. none se ko ntakandagira? ntabwo nakandagira, ufite inkweto zimfashe nyine gukandagira, ariko ntazambaye singenda. so reka mubwire ngo ihangane. wariyakiriye? wariyakiriye. se matro, reka nkubaze, ni ikihe kintu uba wumva uramutse ubonye ubushobozi wakora ukabasha kwibeshaho, sibyo? udakomeje gusavayivinga gute? nareba nk'akaresitora nkora, cyangwa nkacuruza imyenda, kuko n'ubundi mbere nacuruzaga imyenda. ni ubuhe butumwa wagenera umuntu, sibyo? umuntu wifuza kugufasha, cyangwa sorry, ni ubuhe butumwa wagenera umuntu wakugize gutya? ubutumwa namugenera, namubwira gusa agasaba Imana imbabazi n'abanyarwanda, ko yari ampemukiye kandi ntacyo twapfaga. aramutse aje imbere akakubwira ati mbabarira, wamubabariye? namubabariye. namubabariye desha. namubabariye mbere, ko nabonye nawe ibyo yakoze atari we. satani yari yamwinjiriye. so ibyo butumwa nari mbukugejejeho, niba ndi bukureho ugakomeza guhinga simbizi, ariko nakubwira ngo urakoze cyane kuduha umwanya wawe. n'ubundi butumwa ubwo ari bwo bwose buzatugeraho, tuzagerageza tubukugezeho, sibyo? ngira ngo ubutumwa niba ngombwa muri comment, cyangwa se nzaguhuza nawe nabyemera,
ajya abona ko ubutumwa yohereje bwose bwakugezeho. yo ndamushimiye rwose, thank you very much, nubwo ntazi icyongereza ndamushimiye. Vuga ngo thank you very much Osman. Thank you very much Osman from Eritrea. Imana iguha umugisha, ubutumwa bwawe nabugeze bwangezeho n'abandi banyarwanda bose bagenda bafasha, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi musubiza aho mukura. So ngira ngo murabyumva, gutanga bitanga umugisha, gutanga wakira umugisha, niko njye byizera. Nashimira Mentron kubw'umwanya we. Ikindi kintu numva namubwira nuko Mentron, ndashaka sibyo nongeye mbigusubiremo, ndashaka niba hari ikintu kibonetse ujye umfasha ugikoresha ibyo kigomba gukora. Nibyo sibyo ko dukeneye kukubona uri Mentron warasubiye ku murongo nk'uko mbere wari umeze. Sibyo dukeneye kukubona utagihimba. Sibyo dukeneye kukubona batakigusora mu nzu. Niba ibi bintu bishoboka, ubwo icyo izo business zawe nazo abanyarwanda barabyumva, ni bamufashe wowe dukurikirana udukunda nk'uko Osman yabikoze. Nimumfashe kabisa, nimumfashe duhindure ubuzima bwe. Ndamushimiye. Thank you very much. Thank you Osman. So nimumfashe mubikore nka Osman, duhindure ubuzima bwa Mentron, nawe azahindura ubw'abandi. Wenda ejo ni wowe, uyu munsi ni wowe, ejo yawe barahari ni benshi. Nanjye nabahindura amateka. Wow. Murakoze, musanze nari impinguye, murantunguye. Murantunguye ndi guhinga. Aya nta kibazo, icyiza no kwahisemo guhinga, ntuhitemo kwiba cyangwa gusaba cyangwa gukora ibindi najya gusaba reka bitari sawa. So nashimira rero, reka nshimire umuntu wese icyari kinzanye hano n'ubutumwa, gutanga ubutumwa nahawe na Osman guturuka muri Eritrea. Reka mushimire cyane, nongere mushimire, nshimire n'umunyarwanda wese umbwira ko umurongo turimo ari muzima wo gufasha. Nawe niba wifuza kwinjira muri uyu murongo ni for free, nta kintu bisaba. Niba ufite n'umuntu ukeneye gufashwa watubwira tukahagera. Niba ufite umuntu koko, ikintu twe dukora si prank, ibintu dukora ntabwo ari ibintu dushakisha cyangwa twihatamo. Ubu uramutse ufite umutima wifuza gufatanya natwe, nimero zacu urazibona ku kiganiro, waduhamagara. Cyangwa niba nawe ubabaye wampamagara, nkaza nkagukorera ubuvugizi, wenda byagenda neza nk'uko Mentron imeze. Reka mushimire rero, ubwire ngo wakoze kubana natwe, kora subscribe, share na comment, hanyuma ukomeze kubana na Birarenze, urebe ibiganiro bikugezaho. Mentron, hari ikintu wavuga wenda bwa nyuma mbere yuko tubisoza? Navuga ndabashimire Birarenze, urakoze ubwitange mugira mugeza ku banyarwanda, muhiga bafite ibibazo, mutukorera ubuvugizi. Ndabashimiye rwose, mukomeze mu mutima. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha kandi korohereze. Ndizera ko ngiye ibintu bizagenda neza. So ngiye nasoza nkubwira ngo wakoze cyane kubana natwe. Yari Sedumaska nk'uko bisanzwe, iyi ni Birarenze. Icyo nakubwira ngo hasta la vista.